binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kuwa gatanu ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu. Rashi. Yes. Ni amahoro. Ni amahoro. Kwa kabiri kurangiye neza. Kwa kabiri kurangiye ibisanzwe bya bindi by'imitsi by'isi hasi hejuru. Ngira ngo kwezi wabibonyemo cyane wowe ufite ubuhamya. Ngiye mbifitemo ubuhamya. Ya ariko yaho umuntu ari muzima ashima Imana. Buri ikintu cya mbere ni ubuzima. Bindi birakunda cyangwa bikanga. Ya bitewe n'umunsi. Kwezi kwa gatatu rero mu rugo ngira abantu babiri bakuvutsemo. Ngewe nakandi gahungu gatoya. Buri mu kwezi kwawe. Yari agahungu kitwa Primo kavutse mu kwa gatatu. Nawe uvuka mu kwa gatatu. Iyo coincidence ni gake kabisa. Noneho undi avuka kuri tariki 7 z'ukwa enye z'ukwa karindwi. Enye z'ukwa karindwi. Kwibohora. Hari undi mukinnyi bita Antoine Griezmann bafite abakinnyi abana batatu bose bavukira itariki imwe. Yabikoze ntabwo nzi niba ari ku bushake niba byarahuriranye ariko bose anniversaire bera rimwe. Ibyo bintu byaba ari sawa. Ese ibintu by'isabukuru ujye ubyizihiza? Aya. Ni imyemerere y'idini cyangwa ni ku giti cyanjye? Kuko hari amadini atizihiza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ya mu idini nsengeramo ntago babivugaho rumwe. Nsanga bamwe babyizihiza abandi batabyizihiza. Ya ngibyo. Rashi. Yes. Tujye kuganira ku makuru ya none tunasoza iki cyumweru mu isesengura makuru. Hari abagabo b'ingabo z'ibihugu bya SADC bari muri Kongo barimo baraganira wongeyeho n'u Burundi. General Prime Niyongabo hari umunyekongo ufungiwe mu Rwanda. Turaza kureba icyo azira hanyuma tunarebe ku makuru yuko Hamas yahamagariye abanyapalestina kujya Yerusalemu gutangirirayo igisibo gitagatifu cya Ramadan. Hanyuma i Muhanga hari abantu 4 bafashwe nyuma yuko umwana amennye ibanga ry'ahari imibiri yabishwe muri jenoside. Turaza kubireba mu minsi ishize nibwo twavugaga ibya Consolation none Huye. Yego na hani Muhanga murumva ko turaza no kugaruka kuri gahunda y'Ubwongereza yo kohereza bimukira mu Rwanda ishobora gutwara arenga miliyari 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu mafaranga y'u Rwanda. Ubwo turaza no kujya mu yandi makuru tutabwiye nko muri Chad hari umugabo wari mubyara wa president baramurashe ndetse leta iranabyemera bivugwa ko yigumuye. N'abaturanye bari mu gahinda. Ya hari ikiriyo cy'iminsi 7 cyangwa yes ni cyumweru gitangira no munsi muri Tanzania kubera kubura wahoze ari president Ali Hassan Mwinyi. Ahubwo se kera ndabyibuka ntuza apfa uriya president wa mbere mwarimu Julius Nyerere apfa no mu Rwanda bakoze icyunamo idarapo bararimanuye barikiza hagati ndabyibuka. Sinzi impamvu ngo byagenze wasanga biterwa n'umuntu bidaterwa cyangwa se bishobora no kuza gukorwa sinzi.
batangiye none Tanzania ejo perezida Suluhu yari yavuze ko bitangira none. eh Mu Rwanda bwo kubwa Nyerere barabikoze sinzi impamvu ngo batabikoze kandi bakunda kubikora n'ahandi henshi. mu bihugu by'abaturanyi iyo hari cyangwa no mu bindi bihugu bya kure. Yes, biterwa nuko witwaye wari inshuti n'u Rwanda. Ya ngaho reka duhere i Goma. Aba bagabo b'ingabo za SADC barimo barahurira mu mujyi wa Goma hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo kubera ko Burundi butari muri SADC ariko bakaba bari mu mujyi umwe mu bijyanye na n'ibyo barimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo kurwanya M23. Nawe byabaye ngombwa kwaza haje umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo, wa Malawi, wa Tanzania, Wa Malawi ntago yaje. n'u Burundi. Wa Malawi yohereje umuhagarariye. Yego, aba bantu bo muri SADC urabona ko bakomeje guhura. Ubushize twavugaga ko bagiye mu kiriyo cya Gingob bagahura. Abakuru b'ibihugu nabwo batarimo wa Tanzania Samia Suluhu nubwo yari ahari aho bakoreye. None bongeye barahura abagabo bakuru b'ingabo. Ubundi ibingibi bimenyereye ku nama z'uyu muryango wa East African Community, niho babanza bagahura abagabo bakuru b'ingabo bakazahura na abaminisitiri bashinzwe ibyo, hakazahura none icyo gihe nta ntambara ibihari. Babagezaho ibintu nk'ibyo. Ubu ngubu intambara igenda ihindura strategy aho barwanira ibikoresho iki. Urumva baza bwa mbere hari uko bari baje batekereza ku kibuga kimeze ko bagiye guhangana na wenda bari bafite experience ya 2013 bahageze basanga biragoranye. Umuntu yavuga ko noneho bahageze bagasanga uko babitekerezaga siko bimeze, uko bari bapanze intambara mbere abagaba b'ingabo bahura n'abaperezida ba SADC. Ubu rero byabaye ngombwa ko wenda bari kuri tele basanga ibintu bigoye bagahamagara abayobozi babo, cyangwa aba bakaba bahuye biturutse mu mwanzuro ya ziriya nama abakuru b'ibihugu bagiye bakora, kuko biragoye ari aba bayobozi b'ingabo abagaba bakuru b'ingabo bahuye nta tangazo bigeze basohora aribyo baganiriye n'abakuru b'ibihugu inshuro zose bagiye bahura nta tangazo bigeze basohora gusa. Ariko ukamenya ko ikiri imbere Tshisekedi ashyize imbere ni intambara no kurwana, niyo mpamvu aba baba baje. Yego, bikaba binabaye hari ibibazo ngira ngo mu Burundi barabyumvise, abasirikare barafungwa iki bibaye. MONUSCO nayo iri kugenda irangiza manda yayo kuko abonye nka Kanyabayonga ikigo cya gisirikare baragitanze Kamanyora. Yes, ni progress cyangwa na makuru agenda aza umunsi ku munsi y'intambara ya 2023. Akaba ari n'amakuru avuga ko noneho intwaro SADC iri kuzinjiza muri Kongo, iri kuzengiza izegereza ahari kubera intambara mu buryo bugaragara. Ko nayo numvise se ngo ibikoresho bishobora kujya bibikwa mu Burundi. N'ubundi niho byabikwaga, ariko urumva hari ushobora kubikayo iby'igihe kinini bikeye ukagenda ubizana ubishyira kuri fete urwanira. Ubu nibyo bagezemo ngira ngo nukunoza hari igitero simusiga. Ya n'ubundi kuko ngira ngo urabizi ko ikizakorwa ni igitero simusiga. M23 nayo ya bifite za ntuza zayo za maneko zayo ni iki nayo izi ibiri gutegurwa, kuko Tshisekedi baherutse kuvuga twebwe icyo dushaka no gukubita rimwe abantu bukabatsinda mu buryo bwa burundu, haba Goma haba inkengero za Sake bigaruriye tugakuraho burundu abaturage bakahagaruka nta kuzongera kuvuga ngo bafite ubwoba bwa 2023. Iyi rero niyo nama ikomeye ibaye y'abagaba bakuru b'ingabo kuva SADC yohereje bimwe mu bihugu bigize SADC kuva byohereje kurwanira hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ahangaha umuntu aribaza aba bagabo ba SADC bamaze amezi presque atatu yabarenga bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba outcome cyangwa umusaruro w'ibyo bagiyemo utaragaragaye muri ayo mezi ya mbere. Umuntu akibaza ngo akaburiye mu isiza kazabonekera mu isakara. Intambara rero narakubwiye ngo umenya uko yinjiyemo ntumenya uko yisohokamo, niho biba bigoraniye. Ntabwo igihe kiraba kinini kuko deployment y'abasirikare impamvu nayo mbivuze nuko ngo baba deployinga harabanje kujyaho intasi za mbere zikigatere uko imeze, kavuga ati harakonja muzitwaza ibi nibi, harashyuha muzitware mutyo, bakabaha situation yo ku kibuga kibeze. Hanyuma bamara kuba situation mukazamanuka rimwe na rimwe muhita mujya mu gikorwa cyangwa se mukazamanuka mukabanza gutegereza abagenzi banyu muzajyana mu gikorwa. Aha rero biracyagoye kuko ukurikije intambara kuntu yari imeze muri aya mezi yose uvuze n'abarundi na FARDC na za coalition za Wazalendo za Rwanda twari turabona, kuko n'abari abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfiriye babonye ko nabo igisasu cyabasanze aho babaga, ntabwo byabasanze ku rugamba. Bavuga ko intambara rero yitari yatangira wenda nibyo bangaba babajemo,
ariko kuvuga ngo kuko ngira ngo ayo mezi tubara na ryatangazo rya Ramaphosa perezida wa Afurika y'Epfo arivuga ejo bundi nta kwezi kurashira avuga ko agiye kohereza 2,900 abandi bakavuga ko ari 10,000 biri ari byanditse nta gihe kinini rero cyari cyagashize bavuga ko SADC yiyangaje kandi ukabona ko n'inama zimaze kuba z'aba bakuru b'ibihugu zigera muri 3 nazo nicyo kintu byagendaga bategura niba ari intambara kuko ira ntambara isigaye igoye bo bashaka gukoresha intambara y'ikirere gukoresha ikirere kandi gukoresha ikirere kuri 23 mu mashyamba nta kintu wageraho rwose ku muntu wacukuye indake ku muntu wagize gute umaze igihe uza ahantu akuzi nta kintu wageraho ubwo rero ni uguhindura strategy kureba bishoboke ko icyo barwanaga nabo abangaba nabo ari ukuhindura uburyo bw'intambara kuvuga ngo turakoresha bya bitwaro biremereye atirari kwicara hano tukarasa Muhanga tukarasa he mu birometero binini cyangwa turashyiraho infantry abasirikare bagenda barasa bahangana ubwo rero icyo ngicyo kikaba gishobora kuba cyaragoranye muri SADC kucyumvikanaho bakurikije amakuru bari bafite y'abakongomani bapfa y'abarundi bapfa abajya ku rugamba bati bikagorana kubyemeranya kugira turebe strategy yakwifashishwa mbere yo kugaba ibitero bikaba rero ibyo byahuzaga abakuru b'ibihugu bikaba bihuje n'aba bakuru b'ingabo ntabwo bavuga ko igihe kigize kandi ikindi nakuye ko ntari umufana w'intambara iyo hari agahenge atari intambara ikaze gutya kuri ngewe ahubwo se ko yari agahenge ngo aribwo haba ari gutegurwa none simusiga hari agahenge abantu baba barokirita bagura intwaro bagira bate mukibwira ko hari agahenge ariko noneho byakubita ariko hano ntabwo byakubita kuko n'ubundi pressure urayizira cyahari aka gahenge kuko nk'ubushize hari igihe baritse kurwana nk'icyumweru amakuru akavuga ko hari ceasefire yumvikanweho nubwo byaba ngo byaba byarabaye mu ibanga nta kintu kize kibahamya ariko yigeze kuba hagahenge nk'iko byumweru 2 batarwana ariko nyuma ya kakandi kabaye mu mpera z'umwaka ejo imitsi bararwana ariko ni gake nukwirwanaho nukwirwanaho ubuse nk'aka gahenge wa mugani bari bamaze iminsi bafite wagatwerera Amerika yagiye ibivuga ikavuga iti twasabye agahenge tukabibona ziba ari pressure kandi M23 yo ivuga ko idatera iterwa ubwo rero urumva ngo twengo ntituratera buri gihe nitwe duterwa ariko wabonye ko n'ubundi i Rwanda tariki kwa kabiri ubwo perezida herukayo Tshisekedi yavuye yavuga ko yemeye none kuba yaganira na perezida Kagame kandi kuganira n'ubundi nubwo yari yaravuze amagambo byari obvious kuko warabibonaga ko n'ubundi niba utaganira nawe 23 wo waganira nawe ni Kigali avayo ajya mu Bubiligi ahura n'umwami w'Ububiligi ahura na minisitiri w'intebe nawe yamujyanaho bya birego amuzanaho ibibazo by'amasezerano ubumwe bw'Uburaya bwasinye binasa naho biciyemo intego ishinga amategeko ubumwe bw'Uburaya kabiri kuko abonye ko bategetse bamwe basa naho babyumva basuzuguye amagambo ya Tshisekedi bati wowe amasezerano turayafitanye kuba twagiranye n'ikindi gihugu aho ngaho hari ikibazo kirimo kuki wumva ushaka kudutegeka ati ikindi cya kabiri ayo masezerano uvuga nubwo uvuga ngo ni ikibazo kuri wowe ahubwo ni inyungu kuri wowe kuko na masezerano arimo ibintu bitandukanye tunashobora kureba traceability inkomoko yayo mabuye y'agaciro tukareba inkomoko yayo mabuye y'agaciro kuko niba ari iwawe niba ari ay'u Rwanda ibyo ngibyo nibyo bizadufasha urumva nawe kuko iyo ageze ahantu kuko nabonye hari n'umudepite wo muri uriya muryango nawe usa naho yagiye kuri ntuzandika amagambo menshi kuri Twitter nawe wumva ko ari nawe ibibazo byose yabishyira ku Rwanda ari kuvuga ati tuzagira ngo dufate ibihano ryari tuzakomeza gucicika kugeza ryari hari n'undi mudepite nawe mu Faransa muri iriya nteko nawe uri muri uwo mujyo nabonye hari nk'abadepite nabo bagiye babyumva nabo bakaza bikoma u Rwanda ariko nawe yagiye ahantu nawe icyo bamusaba buri gihe baramubwira ati intambara ni ikibazo kuruta ko waganira n'abantu ngibyo muri make ubwo nukureba ibizava muri iyi nama y'abakuru b'ingabo cyangwa se ibyo byose ariko nta tangazo nkuko na ba boss babo bahuye nibagira itangazo ahubwo icyo twashyize nakomeje kubona amafoto yabo nyine bagira hari igoma bagiye batandukanye habanje kuza wa Tanzania niwe waje mbere wari ugiye kuvuga icyo tugomba gutegereza rega buriya kiri hafi no kubona perezida Kagame yajya Rwanda we bazasohora itangazo nibavayo nibwo tuzabona aho ibintu byerekeza biteganyijwe ko ajyayo ryari nabonye nta n'igihe giteganyijwe bazahurira nta gihe giteganyijwe kandi nakubwiye ko ibintu byahangaha ntago wa predicting ashobora ariko no kujyayo ntitubimenye bajya ntago bishoboka kandi ari ikibazo kiri ibihugu bibiri kuvuga ngo ayagezeyo Angola iratangaza kandi ntago perezida Kagame kuntu akora ngira ngo presidence ye irakora cyane buri rugendo rwose turarumenya keretse wenda niba ariko ngenzi ko nyinshi za perezida Kagame turazimenya ngibyo muri make se ari ikindi se twakongera ahangaha uretse ibyo byo kwanga intambara irimo iraba hari ya M23 na FARDC nabo bafatanya
bakarwana birekeye bakongera ejo bikaba birekeye ibintu nk'ibyo ngibyo. gusa icyo abantu baba bagomba kumenya n'ubundi M23 iracyari mu nkengero za Sake, mu nkengero za Goma, umujyi wa Goma ntagira winjiramo. Ari nako igoma nyine bafite n'ikibazo cy'ibiribwa kubera iriya mihanda ibafasha kugerwaho n'ibyo kurya ifunze, cyangwa se M23 irobanura ukwiye kugenda n'ibidakwiye kugenda. Goma ntinyagaza nayo wayiniga bigakunda, n'agace kamwe ibijyamo ntibijyemo. Ari nabwo nyine Amerika n'ibindi bihugu byose bigenda bishyira igitutu kuri M23 ko igomba kurekura biriya bice kugira ngo icyo kibazo nacyo kirangire. Kuko rero babonye ko ubushize hari n'inkuru zagiye zandikwa tutabashije kuverifiya zivuga ngo amahoteli ya Rubavu n'amazu akodeshwa Rubavu yaruzuye kubera abantu bari guhunga inzara, ahandi ngo harahenda. Hari umunyekongo ufungiwe mu Rwanda azira gucuruza amahembe y'inzovu. Uyu mugabo ngo ukuntu byagenze, inzego z'umutekano ngo zamufashe avuye mu gace ka Uvira unyuze mu Rwanda agira ngo ajye mu gace niba kitwa Bukavu. Bukavu. Yavuye urumva kugira ngo ugere aho ngaho Bukavu ubanza kunyura, ushobora kunyura mu Rwanda cyangwa ugakomeza, ariko bitewe n'uwo mutekano yagomba kugigoma. Kugigoma bagombaga guca mu Rwanda. Uriya mugabo rero ngo ni amahembe y'inzovu yari yahishe mu ikamyo yari itwaye imifuka ya sima igiye mu mujyi wa Goma, yariciye mu Rwanda nyine ko ari nzira ya hafi. Ntabwo ubundi n'ubuse twabiganiriyeho mu Rwanda ibyaha by'ibidukikije, kurengera ibinyabuzima byose. Mu Rwanda hari itegeko ryashyize ibyiciro mu nyamaswa, izigenda zizimira, izifite izigihari nyinshi, izigenda zigabanuka ku buryo bitewe n'umuvuduko zigenda zizimiraho. Rero inzovu rero ziri hejuru mu nyamaswa zigenda zikendera ku isi. Ni ibyaha rero bihanirwa cyane mu Rwanda. Kuba n'umunyamahanga yahaca abifite kiba ari icyaha gikomeye cyane. Yari afite ibice 41 by'amahembe y'inzovu bipima ibiro 81 n'igice. Afite amadolari menshi yo nguye. N'umugabo witwa Byamungu Kizungu Claude w'imyaka 39. Ubu ari kuri station RIB ya Muganza ngira ngo ni kuri ya gatanu, abantu bazi ariya muri biriya bice kubisitse. Ndahazi ni kuri ya gatanu niho rero afungiye mu gihe hano ntajya amenyera kabisa. Makaritse Nyirangenda ndahazi cyane rwose. Kugeza ubu rero ari kuri iyo station ya RIB ya Muganza mu gihe dosiye kiri gutunganywa nyine ngo inzego z'ubugenzacyaha zishyikiriza ubushinjacyaha. Aba bantu amahembe y'inzovu bundi avamo iki? Amahembe y'inzovu akoreshwa bino bintu by'imitako. Imitako ibihenze cyane. Hari n'undi mushinwa umunya South Africa w'umuzungu, umunyafurika y'epfo, nawe yigeze gufatirwa mu Rwanda mu myaka ishize bafite ubunyamasyo. Yego ndamwibuka ku kibuga cy'indege. Yego yamushyize hano umuntu uri kubona ko ari ukubyibuha, ariko scanner kareba iti ko mu nda yawe turi kubonamo ikintu. Byarangiye bamukatiye imyaka 2 isubitse birangira agiye, ariko hano mu Rwanda aho kuba wahaca ufite icyo kintu ubuciye mu muriro. Ibintu by'inyamaswa. Ibintu by'inyamaswa, ibintu byangiza ikirere rwose ubuciye mu muriro. Nanjye kubwira story y'uburyo hari umuturage wari gutwika amapine muri za Kicukiro ntuyizi. Umukuru w'igihugu arahanyura ati ndashaka kureba biriya bintu byari byo. Urabona Kasuku? Gwari n'undi mugabo bafatanye niba ari akaguru, niba ari ibaba rya Kasuku i Bugesera. Buriya ahubwo nanabikubwira. Biriya bintu by'inyamaswa ujye byitonda. Subona n'abariya kuganira n'umushinjacyaha avuga ati biriya bintu byabarutanga. Urabona bigoye. Biriya abafite uruhu rw'iki nawe ari umunsi uzabyubuka. Nuko nyine we bihuza n'umuco n'iki ukabona hari ukuntu n'inzego nazo ariko ugiye mu itegeko birana ibyaha ntabwo byemewe. Nka buriwe bahasanze wenda nk'igisangwe, hariya ni igisangwe. Na rwa ruhu rwa n'imondo nakunzaga kuzibonayo, uruhu rw'imondo. Birana ibintu ni ibintu ubushinjacyaha, kuko hari departement buriya mu bushinjacyaha byita kuri biriya bintu byonyine ari byo yitaho, nk'uko hari abashinzwe ubutasi ku mari, hari iki ntari anabwari mubona abashinzwe. Rero ibintu by'inyamaswa gusa haracyari ikibazo. Iryo tegeko nakubwiye, inyamaswa zanditse mu mazina ari scientific, ntabwo ushobora gusoma inyamaswa ngo yimenye. Ntabwo wayimenya. Mu itegeko byanditse mu buryo budasobanutse. Ahubwo umuntu akibaza nk'abadepite bagiye kwitora
umudepite akicara akavuga ati itegeko ku itegeko batora ingingo ku ngingo bagatora n'iryo tegeko nawe ubwe icyo kintu ntacyumva akazumva umuturage azacyumva wenda bacyumva umudepite ntabwo mbihamya wenda uje kuri defanda niba ari rema cyangwa se niba ari minisiteri y'ibidukikije n'iki ishobora kuzivuga iti mu itegeko kugira ngo bizabe kiriya n'umunyamahanga kuko aribo bakunda kubifatirwamo ni itegeko nta kuvuga ngo niba intare yitwa riyo ni igifaransa icyongereza ni lion ntabwo ari uko nguko yitwa ifite irindi zina riri scientifique ryayo riyireba urumva nk'urumogi barwita chanvre sibyo ariko riba rifite izindi zina ni cannabis none bakagenda bashyiraho ubwoko bwayo gutyo ntabwo aba ari izina umuntu wese yasoma ngo amenye ni ikibazo twarabigaragaje ni icyo kiri mu itegeko ariko abantu bagakwiye kwibaza uburyo yabigira nk'uyu mukongomani ashobora kuza kujya kuburana akavuga ati genda narasomye nsanga ibi ngibi nta kibazo bifite mu Rwanda kuko mu itegeko ntabwo muvuga inzovu ntabwo muvuga inzovu kandi noneho bakajya kuburana no scientifique yayo bakajya kuburana no scientifique akavuga ati genda gusa wenda kuba utazi itegeko ntabwo bikugira umwere ku cyaha ariko tuba ari utuntu nanone abantu baba bakwiye kureba bagakosora ngibyo rero ngira ngo ubu hamwe n'iki cyaha byagenda bite ni imyaka 5 n'irindwi hagati y'imyaka 5 n'irindwi akishyura na miliyoni 5 cyangwa 7 mu gihe iki cyaha cyamuhama nawe buriya akunda bazaburana ati ntabwo ndi umunyarwanda ububasha bw'inkiko bahita bamusubiza ati icyaha cyakorewe ku butaka bw'u Rwanda ariko umuntu ukiri hano biba bikiri mu iperereza ntabwo ibyo tuvuga ariko bishobora kugenda hari bishobora ko mbona se aya mahembe ushobora no kuyareba ukagira ngo ni imigano inzofu sindayibona vis-a-vis naribonye ariko ndabona nk'iri ngiri urabona riciye neza nko kuriya riba rimeze ariko iki ngiki urabona ko kiri abantu baraza kumubona urumva reka tuve kuri uyu mugabo tujye mu Burundi ngo batangiye kwiga ku mvano y'ibitero bya Red Tabara muri ko mu minsi yashize aribwo Red Tabara mu kwa 12 yateye mu Burundi n'ejo mu kwa 2 ariko bakavuga bati imvano y'ibi bitero ni yihe nyine abarundi ni ministre w'intebe ndakugarika nderako buca General Gervais Ndirakobuca ndakugarika nguyu niwe yakoresheje inama abayobozi batandukanye b'inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze arababwira ati n'ubundi abantu bafasha Red Tabara n'abarundi ni bene wacu kuki biba muduha amakuru tuganire nk'abaturage tunamenye impamvu baza kuduteza ibyo bibazo anavuga ko anenga mu buryo bweruye inzego z'umutekano bimwe nakubwiraga Red Tabara ikoze igitero buri gihe kiba successful yica abantu igatwika ikanasahura ikajya gukora ibintu byose nta muntu n'umwe wabifatwa ariko urumva icyo kintu Ndirakobuca yavuze cyumvikanisha ko wamugani hagomba kuba hari imikoranire hagati y'abo baturage na Red Tabara les infiltrés ntabwo babura abaturage bagomba kuba bahari bakeya babizi uribuka ko no mu Rwanda mu gihe cy'abacengezi cyane muri za 1998 yego byahereye mu gukangurira abaturage ngira ngo Rucagu niwe ari prefe gukangurira abaturage ngo yarabakarabye yarabakara ati nyaboneka nubwo umwana we yaba arimo mubwira ze birangire abivemo niba ataje hari uwo twaganira akajya ambwira ati bagiye hano hagiye man u Rwanda bagiye rufata mezire zikomeye kuva kera urabona bagiye babwira abaturage ati none kugira ngo ibintu bisobanuke mwese muve hano mujye gutura ahantu hamwe yego mwese muve hano mujye gutura ahantu niba ari kuri segiteri niba ari kuri komine muwe muhari tube tubacungira umutekano tuzi ngo murahari ushaka kurwana nawe ajye hari yarwane ushaka kumuturage usanzwe nawe ajye gutura hariya no kuvangura amasaka kuvangura irondo n'ibisambo mu Burundi rero naho urumva hagomba kuba harimo icyo kibazo cy'irondo n'ibisambo byivanze hari ibyo kuvuga ngo Red Tabara iraza ikanyura muri mwebwe iyo kira kintu bavuze cyo kuba ibitero byabo biba successful ntihagire numwe banafata cyangwa ngo babatesha kandi Red Tabara nayo ikigamba buri gihe ati turi mu Burundi turi ku butaka bw'u Burundi ziba ari intege nke nibyo mba nkubwira hariya Burundi buracyafite urugendo rurerure cyane ubundi igihugu ntabwo nabonye ejo bundi bavuga ngo nabagiye kubaka urwego rw'ubukerarugendo bagiye kubaka iki hari ikintu cya mbere ubundi igihugu kigomba kubaka cyane umutekano w'igihugu w'abanyagihugu w'abaturage ukabuze ngo ni Red Tabara ndayimanaginga gutya irahari ndayisenya burundu ntabwo bishoboye ariko nibura
nanjye ntabwo nyinjirira ku butaka ninatera iratera igisasu iragira gute ariko kwinjira ku butaka buri gihe ikaza igakora ibintu bikaba successful kiba ari ikibazo nicyo kintu agakwiye kuburwana nacyo kandi iyo urebye u Burundi biracyagoye ko ndashatse kubikubwira tuyitangira wakurikiranye imbuga nkoranyambaga ubonye amagambo ari kugenda akwirakwira perezida Ndayishimiye yego nabibonyemo bikeya bimwe bagiye bavuga ngo ni Burundi niwo paradiso ngo ni Eden Imana ukareba ibibazo stories zo muri restaurant ukareba iki ni igihugu ubona ko gikeneye undi muntu ukanguka akagenda akakereka abanyagihugu aho igihugu kigana haracyari urugendo ko biriya bintu sinzi ko ari na pasiteri wabyigisha mu rusengero ari kwigisha nibo bantu ubona tujya tubona ukabona ko ashaka kuyobora abantu kugira ngo uze kumubwira ngo igihugu ngo ni Edeni ngo weya ngo ukuntu byagenze ngo buriya ngo iriya story ya Nowa ngo itangirira i Burundi iriya y'umwuzure ikibazo gikomeye cyane rero ibintu nk'ibyo yewe nagiye i Burundi nkorana ikiganiro n'abarundi bakiri abajene kandi ngo ni generale bakiri abajene mbabaza impamvu ubwo nari nagiye ari ku cyumweru mpagaze iruhande rw'urusengero kiliziya negereje uriya mugabo nyine ntibantunganye ndeba uburyo abategetsi benshi mu Burundi bari gusohoka mu rusengero bakambwira bati uriya ni minisitiri w'ibi n'ibi uriya ni minisitiri ndafise birashoboka ko abategetsi nareba hanze muri compound y'urusengero aho nkabona hari abarinzi nyine babo bategetsi ubundi ikibazo uvuga kubera iki abategetsi bo mu Burundi bashyira imbere iby'imyemerere cyane ntawe ubibuje abantu ariko ukabona nibyo bibaraje ishinga n'ahantu umuntu avuze speech ntiyayirangije atavuzemo ibintu by'Imana ubundi rero abandi banyepolitiki gusenga ntabwo bajya gusenga kugira ngo ya benshi njyatanga n'ingero ngewe gusenga kugira ngo basenge cyangwa kuba ari kujya gushaka constituency y'abaturage iki uzanguranye genda guha nk'urugero hari Kassim Majaliwa uramuzi minisitiri w'intebe wa Tanzania kugira ngo ubyumve neza wumva agaciro k'abanyapolitiki uzanabona mu rusengero yagiye mu musigiti kwa gatanu kwijuma abasiramu barahaguruka bamubwira ati ntabwo uva hano utadusobanurira ahantu Magufuli ari nicyagiye bavuga ngo Magufuli yarapfuye ariko igihugu kikabihisha siko nababwiye ati jewe naje gusenga hano kuko mfite umwanya ati wari mu biro akazi ni kenshi cyane kandi umuntu yarapfuye ibaze kugira ngo uvuge icyo kintu mu musigiti kwa gatanu imbere y'imbaga y'abantu umuntu yarapfuye bari gutegura uburyo bwo kwishyingura aticaye mu birarimo arakora hanyuma se babimenye byagenze bite ko yabizi nyine nuko nyine ibyo niwe mubwira politike noneho nibyo nakubwira ati biriya bintu Ndayishimiye avuga nta na pasiteri babivuga mu rusengero ariko abantu ntibumve ko ari ukwibasira umukuru w'igihugu cy'u Burundi gusa hari turi kubisanisha n'ibibazo Burundi buhari naho ubona uretse ko na speech zijya zintera ubwoba zura muvandimwe hari igihe ureba ibintu ukavuga uti Imana imbabare singira icyo mbivugaho umva abarundi n'ibibazo ubundi nabwo nabonye nejo nabwo ndi kubona indi speech ari kuvuga ngo muri restaurant umuntu yarura ubugari bumuruta iki ngo Burundi ngo abantu bararya kandi wareba ukabona n'ubundi n'abantu barashonje nkunda kubivuga hano nabwo uravuga umuntu aravuze ngo igihugu ngo abantu bararya bagira gutya ariko ntabwo turagera ku rwego rw'ubuhinzi wavuga ngo none se byereka nkubwe n'ikibazo uvuze iby'ubuhinzi ahubwo numvura ejo nawe nsoma inkuru y'uburyo abaturage bo muri Rutsiro na Rubavu bari gusuhuka kubera inzara kubera ko bahinze ibigori birazamuka ariko nta kintu kirimo n'ibyaheka n'ibihetse ukabona ntabwo byazanye intete iri ni ikosa ejo nahise mbaza umuntu w'umuscientifique uri muri Isiraheli wagiye mu bintu nk'ibyo ngibyo byo kwiga iby'ubuhinzi arambwira ati hashobora kuba harabayeho ikibazo cyo gutandukanya ibigori by'ibigabo n'ibigore mugafata nka hano muri Rutsiro mukahinga ibigore gusa mutitaye ngo umuyaga uzakora fecondation uzavayo cyangwa uzazana ibikeye cyangwa se izo nzuki zirazikora nyine ibintu bya pollinisation Kinyarwanda kubangurira noneho ahandi bakaba bahahinga ibigabo urumva ni Rutsiro ni Rubavu ntabwo ari n'ahantu n'ibibura hegeranye ni mu ntara imwe ariko ntabwo hegeranye urebye distance atariko abo bantu bashobora kuba baratandukanyije izo ntuze ebyiri
none batitaye ngo pollinisation izakorwa ite. Nuko urabivuza nyine mitani. icyo ni kimwe rero abahinzi bavuga. Nawe mbiganiraho n'ejo n'uwo murebe. Buriya hari n'ikindi abahinzi bavuga. Ukabona wenda nka Rutsiro, Rubavu sinzi ukuntu hateye uburyo buri geographique. Uravuga imiterere y'ubutaka cyangwa imiterere yes. Buriya ngo ushobora gufata ibihingwa uzatenga kuri altitude ku butumburuke runaka wagiteraho ntagire ikintu uzabona kandi kikakwereka ko cyeze. Wagitera ku bundi butumburuke nabwo kigakunda cyane kuri izi mbuto zigenda zigeragezwa na RAB bikunda kubona. Imiterere y'ubutaka yo icyo nzi nuko bavuga ko ubutaka bwo muri Rutsiro busharira. Navugaga kuri ku butumburuke altitude. Ubutumburuke ngo bikaba bisaba ko babishyiramo ishwagara ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nibyo wari urimo uvuga uti inzarati ntabwo natwe n'ubundi turihaza mu biribwa. Niba ari maturity y'ubuyobozi ntabwo bakumva ibyo bintu Museveni abivuga, niba bakumva ibyo bintu Kagame abivuga, niba bakumva ibyo bintu harundi mu president. Ibibazo Burundi bufite wegeranye n'u Rwanda, wegeranye na Tanzania ko Burundi baracyafite byinshi byo gukora, byinshi byo gukura kujya muri stories zisekeje zigize gute. Ngiye kuvuga ikintu umuntu twazanye yambwiye ariko cyaba kiremereye cyane reka nyireke mu mvugo yoroheje ariko kiraremereye. Yarambwiye ngo abaye ari president w'u Rwanda n'umurundi ngo yatera Burundi ngo akabwomeka ku Rwanda ngo wenda ngo akabiyobora ngo abandi ngo bakamugabaho igitera ariko ngo yagaragaje ko yashakaga ariko ndavuga n'ibyo none se abarundi ubwabo nibo bakwiye kugira ibyo bakora, nibo bagiye kandi hagati muri bo hagomba kuba harimo n'uwabikora n'uwabishobora kandi biciye mu nzira nziza. Twe turavuga nta cyaha kiba mu itangazamakuru, si icyaha kuko nta munyamakuru urahamagara tsunami nguze, nta munyamakuru urabwira ikirunga ngo kiruke cyangwa nta n'umunyamakuru wahamagaye M23 ngo irase cyangwa iyo Red Tabara tuvuga yarashe. Twari turi rero kuri uyu minisitiri Ndirako Buca rwose ariko ikintu yavuze kirumvikana kandi gifite ireme cyo kuhamagarira abaturage gutanga amakuru no kubabwira ko nyine abatera banyura muri bakaba ariyo mpamvu buri gihe baswata baswata kwica nabo ba Red Tabara niba bisha abasirikare babo. Umutegetsi rero aho ngaho uhita wibaza ku kinyeshyamba convincing umuturage kuruta uko igihugu kuruta leta ariyo yakumvira inyeshyamba. Ni ikemure nyine ibyo bibazo by'abaturage, ni ikemure ibibazo by'abaturage ntigarukira aho ngaho, binakemure n'ikibazo cya Red Tabara. Nakubwiye ko Red Tabara yo nayo ifite umurongo nk'uwa Tshisekedi. Tuzaganira na President Ndayishimiye uko yemeye amatora anyuze mu mucyo n'igihugu kigendera. Cyagenera kubazaga niyo izabihagararira kugira ngo kubazaga nizabihagararira amatora kugira ngo yemere ko yanyuze mu mucyo. Urumva ikora icyo bita ni road map, ikakora road map ikayihereza ubutegetsi bukayireba bukabonamo ibyakunda n'ibitakunda. Niba mvuga bazakemera ko leta yakoze ibintu mu murongo mwiza. Oya ukora road map leta ikabyemera. None se reka nkubaza CNDD-FDD kugira ifata ubutegetsi ntabwo se byaciye mu kumvikana gutyo ibiganiro. Wowe ukora road map bayibona cyangwa se CNDD-FDD ikavuga iti niba natwe byanyuze mu biganiro bakaduha ubutegetsi ntawe dushaka kubuha, ubushaka naza bufata. Nakubwiye Adolphe Nshimirimana niko yabwiye uriya muyobozi wa Red Tabara aramubwira ngo urabona twebwe twarabaye mu ishyamba turivamo tuje gutegeka manda ebyiri cyangwa timutegereze nibura imyaka 40 nk'abatutsi bategetse natwe tuzategeka. Reka tujye muri Tanzania. Ali Hassan Mwinyi wayoboye iki gihugu yitabye Imana ku munsi w'ejo, abura amezi 3 ngo yuzuze imyaka 100. 99 abura amezi 3 ngo yuzuze imyaka 99. Uyu ni perezida wa kabiri wa Tanzania nyuma ya mwarimu Julius Nyerere. Mwarimu Julius Nyerere yarakiyoboye akiyobora mu buryo ukunda bw'abarusiya bw'abasosiyaliste cyangwa abakomuniste ariko imyaka ibaye 20 aravuga ati oya ndabona ibyo nakoze nta kintu narenzaho ya abantu ngo bari bafite amazina menshi ba proposa ariko yirebera uyu munyazanzibari amuzana mu buryo butunguranye ndavuga ati niwe ugomba gufata ubutegetsi. Uyu nawe araza akora ibyo ashoboye. Buriya mwarimu Julius Nyerere igihugu cyakoraga mu buryo bw'ishyaka rimwe
yemera amashyaka menshi. uyu Mwinyi Hassan, ariko ubwo yemeye muri ya nkundura yo muri 90 ubwo ibihugu bya Afurika byinshi byategekwaga multipartism. nabyo ni nkaho kuko yagize 9/5 yagize 9/5 ariko nyine bigomba kwitirira, ntabwo bavuga muri igitugu Yego. byabaye ku gihe cye. ni ibyo anatangira gufungura ubucuruzi buriya ngo mbere muri Tanzania kugira ngo ube watuma ikintu hanze, export import byabaga bigoye cyane. atangira bifite wenyine ari monopole, ari abantu bo muri ishyaka CCM gusa babikora. nabyo atangira kubyoroshya, gusa nanone abanenga bitegekere bati yes warabikoze ariko nta musaruro byatanze, kuko kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi abategetsi bose ni aba CCM. nta wundi mu perezida urava muri indi shyaka ngo aze ategeka, ariko nibura hari umurongo yatanze. kandi CCM ishobora kuba nayo itanga urugero kuri aya mashyaka yandi yagiye avuka nyuma yayo. buriya ubona icyama muturanye cyarakabye, nawe wumva icyama cyawe cyakabye. ari nabyo CNDD twavugaga mu kanya, ati natwe imyaka 40 muyitegereze. ariko imyaka 40 ya CNDD ukuntu bayitegereza, bo nibo ni ibikorwa byabo bizabashyiraho, ntabwo ari ubushake, ntabwo ari iki. kandi ikindi bo kuntu bafashe ubutegetsi bitandukanye n'abo bandi baharaniye ubwigenge, abandi barwanya igihugu barakibohora. tuvuga ngo kandi iyo ubonye nko mu bindi bihugu za Kenya na hehe, ubu ntabwo ari ishyaka rimwe riza, aba ari koalisiyo, ni amashyaka yishyira hamwe ari menshi agashaka amajwi. mu gihe rero wowe ushaka iyo sisitemu itandukanye niyo yo kwishyira hamwe ugafata amashyaka menshi, no gufata igihugu ukabanza ukemera ko ukibohoye hari ibyo ugikuyemo, ukagaragaza n'ibikorwa abaturage bakagutora, icyo ni ikindi niho bitandukaniye. hanyuma se ubu uyu mugabo ariko reka tubabwire ko yahitanywe na kanseri y'ibihaha nk'uko Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania yabitangaje. yaramaze ibyumweru na 2 mu bitaro, ariko ni indwara yatangiye gukurikiranwaho kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. yivuriza i Londres mu Bwongereza. buriya rero ngo iyo umuntu ukuze nk'uyu apfuye agiye kuvurizwa hanze, naho ze mbyumva sinzi niba ari ukuri, wenda ntaza kuba mbeshyeye ifamiye ya Mpyisi, waramujyanye umuvuriza hanze, bigeza umusaza arabwira ati bana banjye mureke ntazagwa ishyanga nsubize mu gihugu. ari Hassan Mwinyi nawe bamujyanye mu Bwongereza bamugarura muri Tanzania. mwabonye ko gusa abategetsi benshi bo muri Tanzania bakunze kugwa muri Tanzania. nabyo abantu bagarukaho buriya kuri ubutegetsi bwa Samia Suluhu hapfuye 2. siko na Benjamin Mkapa nawe yapfuye ngari utegeka. ibyo byaba byumvikana, wenda bashobora n'abantu bashobora kugira ubwo bashobora kugwayo bikarangira bamushyinguyeyo. abantu bakuru bo ababyumva ko bashobora no kuba ari kwegereza iminsi, akavuga ati nabo ababyumva n'umuryango nawo. uyu Mwinyi rero yabaye umwarimu mbere yo kwinjira muri politiki. niyo yari inzira ya politiki ku bantu benshi. buriya byari bigoye muri iriya myaka, usibye ubu ngubu umuntu ava muri kaminuza akaza agakora iki cyo hejuru akagenda azamuka, ariko kera ubundi abanyepolitiki benshi babanzaga wakwigisha segonderi, wakwigisha kaminuza. yabanje kugirwa ambasaderi wa Tanzania mu Misiri, nyuma ayobora minisiteri zirimo iy'ubuzima, umutekano w'imbere mu gihugu n'iy'umutungo kamere. 84 rero yabaye perezida wa Zanzibar nyuma y'umwaka umwe wa perezida wa kabiri wa Tanzania asimbuye Mwalimu Nyerere. Nibyo kuko hari yayo vice perezida wa Zanzibar abari vice perezida wa Tanzania yose. Tanzania ifatanya na Zanzibar. ni na bura umwana we niwe perezida wa Zanzibar. ariko we biragoye ko yaba perezida mu gihe na Samia Suluhu tegeko ubungubu ava muri Zanzibar. basaba ko yariterna umwe wa Tanzania undi wa Zanzibar. ni nka bya bindi twavugaga bya mu gihe Odinga yabatowe. kumwe muri East Africa gwa komisiyo ya Afrika yunze ubumwe, ko undi muri East Africa ari we munyarwanda Monique Mukaruriza. Monique Nsanzabaganwa. Mwinyi rero yabyaye abana 12, abakobwa 6 n'abahungu 6 ku bagore 2 mu idini ya Isilamu. Yega ntukajye uvuge ngo n'ubu idini ya Isilamu n'ahandi batari mu Rwanda ntabwo bigendera ku idini umugabo gushaka abagore benshi. ntabwo ari ibyo madini muri Kenya biremewe, ariko amadini hari igihe abatabyemera. Ubu se nk'idini rya ADPR, idini rya Katolike ngira ngo ntabwo bemera gushaka abagore babiri. Ntabwo bemera gushaka abagore babiri. Niyo mpamvu nanongeyeho ko Isilamu. Kuko Isilamu nubwo mu Rwanda batabyemera, ariko se buri Isilamu ntashobora gushaka babiri.
agasezerana n'umwe nk'uko amategeko y'igihugu abiteganya ariko akaba afite undi wenda batasezeranye mu mategeko y'igihugu. uzagenda urebe ibyo bita inshoreke n'ubuharike hahita hazamo icyo ngicyo kandi kiba ari icyaha. bajya bakunda kubibarega se abasilamu kuko abasilamu njya mbona baba bafite bamwe na bamwe. none se uzanye umugore mutazasezerana cyangwa ugiye kuharara umugore wawe mwasezeranye mwashwanye akajya kukurega uko babafunga? mu Rwanda abasilamukazi bakunze cyangwa abasilamu bakunze guhura nabyo njye ntabwo mbizi cyane. reka bundi se mu Rwanda ibintu hari ibintu nk'ubu ngubu yumbajije ngo nabahe bantu bafite umugore urenze umwe nshobora gushaka mu twanje nkamubura niba ari umusilamu. ubu ngubu ubuzima burahenze kandi ukareba na kondisiyo nabwo isilamu ibitegekamo ni ibintu biba bihenze cyane gusa nubwo none hari ibyiza byabyo bya polygamy. Numvishe ariko mu nteko barigezeho basa nk'ababikomoza. Ahangaha yego sinzi umuntu wabikomojeho. Uzi icyo gitekerezo ni ndo wakize? Hari umuntu wabikomojeho ni n'umudepite w'umudamu. Asaba polygamy. Yego. Ndaza kubikwereka nidusohoka muri studio. Bazo ubyereka abantu. Ndaza kubikwereka no kuri da. Hari discussion mu nteko wajyanamo. Nizo biba bigoye. Ndaza kubishaka mbikwereka cyangwa ni igitekerezo bihawe n'abantu kuko buriya abadepite yo inteko rusange igiye gutangira bahabwa umwanya. Bakwiye speaker umukuru w'inteko ishinga amategeko ababwira ati ufite icyo watumwe n'umuturage hano kiri kumurya nabanza kivuge. Akaba yakivuga ariko sinzi ko ari umudepite nkuko mbona Gamariel yazamuye ikibazo cyo kuboneza urubyaro ku bana akaba ari ukizamura yagitumwe n'imiryango itari ya leta. Ariko hari aho biragoye. Reba bigize bigana 2020. Ngaho depite Damugaba gwiza ngira ngo niwe wasubije. Yasubije ntago byajya muri ntuzi nta nubwo byakorwa mu Rwanda kuko gushaka umugore urenze umwe babwira ko icyo kintu kitemewe mu mategeko y'u Rwanda. Abibi yarabasubije nabize kuko hano hari ibintu ugomba kureba. Abagore bavuga ko n'abagabo baharanira uburenganzira bw'abagore bavuga ko polygamy ari ugukandamiza abagore ya urumva rero nk'iki gihugu cyase imbere guteza imbere abagore ngo kugira ngo ibyifuzo by'abo bagabo bishyirwe mu bikorwa byasaba ko amategeko ahinduka kuko itegeko nshinga rya Repubulika ryemera gushyingirwa hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe. Hari akandi kantu kari mu itegeko rirengera abantu n'umuryango kavuga ngo umunyarwanda yemerewe kuba ahantu henshi ariko aho yemerewe gutura ni hamwe. None se wafite umugore ahantu udatuye ukajya ukora visite utahatuye we ukodesha oya iyo ukodesheje n'ubundi ubutuye hoya gutura ni ahantu hawe wubatse ufite hawe. Ni ukuvuga ngo uwo mugore wundi ntabwo yemerewe kumugurira inzu ngo hitwe wawe ngo ujye kuhatura wayimwandika wakitwa iwe wahagera nawe ukagenda uri umushyitsi. urumva harimo imbogamizi nyinshi mu mategeko hano ku buryo kuvuga ngo umusilamu ngo kubera ngo agendeye ku idini ngo ararongora babiri yajya gongana n'amategeko ahantu henshi cyane. Urumva kuba ufite umugore umuhahira ufitemo n'abana ariko hatitwe iwawe cyaba ari ikibazo. Ngibyo reka tujye kuri Hamas na Israel. Ariko Hamas icyo tugiye kwivugaho nuko yahamagariye abanyepalestine kujya Yerusalemu gutangirirayo Ramadan. Kuri uriya musigiti wa Al-Aqsa ni Yerusalemu umusigiti mutagatifu Abasilamu bavuga ko ariwo musigiti intumwa y'Imana yazamukiye ijya mu ijuru. Ni kera urumva ni ahantu hatagatifu buriya Yerusalemu ni hatagatifu ku bakristo hatagatifu ku Basilamu hatagatifu ku Bayahudi. Yego ni amadini imyemerere itatu amadini atatu n'ikibwo bahahuriye bahahuriye mu mujyi umwe kuko n'ubundi muri niyo mpamvu bavuze ngo Yerusalemu ibe netre. Niyo mpamvu no muri ariya masezerano ya Oslo bavugaga ngo hagomba gucungwa mu buryo bw'umuryango mpuzamahanga atari igihugu kimwe kigomba kuhagera. Rero Israel yo ni turufu Israel ribihashaka ko ari ahayo muribuka Donald Trump yanemeye ko ngo umurwa mukuru bo bawushire Yerusalemu ukaba yanajyanye ambasade. Hari ikindi gihugu cyabikoze birahari. Hari ikindi gihugu cya Afurika cya Togo numva nacyo cyarabyemeye. Togo na nuriya mu perezida wa Argentine uherutse gutorwa nawe yavuze ko agiye kuyimura akayijyana Yerusalemu. Ibi impamvu se urugero ngo bariyinde ni amafaranga. Ubukerarugendo abantu basura Yerusalemu ni benshi. Urumva abayahudi umuyahudi aho ari hose umukristo wese utaragera hariya
uvuga ati ndaza nayo n'amazi nyagurishe bigakunda hariya rero igihugu baba bagomba kuharwanira. Ubwo rero hariya hazaza akavuyo muri iyi minsi kuko n'ubundi abasilamu ntabwo bishimiraga uburyo bajya kuri uriya musigiti wa Al-Aqsa w'i Yerusalemu, ariko noneho birebera ibitero by'itariki ya 7 Ukwakira Israel negatangiza intambara muri Gaza, byabaye ibibazo hagati y'abayisilamu n'abayahudi. Ubu rero bizagorana kuko Israel niyo yari yafashe imyanzuro mbere, iravuga ngo tuzarimita abantu mu buryo bushoboka mu gihe cy'ukwezi gutagatifu kuza kuhasengera. Nyuma yaho rero nibwo Israel nayo yasubije iravuga ati turasaba ko abantu bazahajya mu buryo bwose bushobotse ariko bakinjira muri wa musigiti. Gusa Amerika iyo yari yasabye leta ya Israel kuzorohereza abantu mu gihe cy'igisibo bakanashyiraho agahenge rwose imirwano ikabihagaze. Na n'ubu Amerika yaracyahagaze ko agahenge muri cyumweru gitaha kaboneka. Ahubwo ngo byaba biteganyijwe ko guhera ku itariki 4 kuko igisibo kizatangira ku 10. Urumva nyine ku itariki 4 nabwo ni mu kwezi mu cyumweru gitaha niho Amerika igihagaze. Ni kuwa mbere uko. Ko imfungwa iko bariya bashimuswe bose na Hamas iba yabarikuye na Israel nayo ikarikura mu imfungwa z'abanyapalestina ibitse zimwe zitari zose. Kuko hariya nk'iyo Hamas gufasha umwe w'umunya Israel ishobora kukuvunjamo 200. Yego. B'abanyapalestina Israel ifite kandi noneho Palestina yo ikazana amazina ati turashaka kuni dufite akamaro na Hamas nayo nuko ngo kubanyana byumvikana ngo Hamas akagahinje ko gashobora kuzaba ari karekare kagishobora kugera nyuma y'igisibo cyose akarengaho n'ibindi byumweru. Hari igisibo remi iminsi 30. Igisibo ni iminsi 30 ni iminsi idashobora kurenga 30 28 9 30. Ngibyo muri make ni ibyo umuntu yavugaho. Gusa ntago wayitaruka utavuze ko ejo hari abantu bapfuye 100 Israel irahakana ko itabarashe ariko abandi bemeza ko ariyo yabarashe. None se kavuga ko ari nde wabarasa wundi yavuze ko ngo ya imodoka yagiye bagonga abandi bakagurira ari ngira ngo bari bagiye gufata imfashanyo y'ibiribwa kuko ibiribwa hari ani kibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane. Gusa ni amakuru ababaje cyane yabonye ko abantu benshi noneho batangiye kuvuga ati Israel noneho ni genocide muri gukora mu buryo bweruye. Israel ngira ngo urugamba mu itangazamakuru ishobora kuba yararutsinzwe. Ntabwo wabonye bwa mbere bashyiraho n'akara gahenge Biden ngo ubwoba yari afite impamvu kandi abaye gatoya. Biden yari afite ubwoba ko abanyamakuru ngo bashobora kujyayo noneho bakambika Israel ubusa. Ni nacyo kibazo n'uyu munsi gihari kuko ariko ikindi kintu abantu bashima amakuru atangazwa muri Palestina y'ibihabera byose bica ku mateleviziyo ya Israel ngo nta na kimwe kivuyeho. Wow. Burani niyo mpamvu jewe nta editing. Bavuga ati ibintu biri open. None se bakaba batinya ko agahenge nyine abantu bakaba. Sibye hari cyazira bahagaritse ariko abandi bavuga ko nibura amakuru ashoboka barayabona bari muri Israel. Niyo mpamvu ubona nabo bahora bigaragambye. Reka tuvangaho tujye Muhanga ni mu majyepfo y'u Rwanda. Abantu 4 bafashwe nyuma yaho umwana amennye ibanga ry'ahari imibiri yabishwe muri jenoside. Abantu 4 batawe muri yombi nyuma yaho umwana na se bashwanye bikarangira amennye ibanga ry'amakuru y'ahari imibiri y'inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bari bamaze imyaka ikabakaba 30 baryamyeho. Naryo rizajya mu banga rimaze igihe ry'umwana na se. Harimo Nzabamwita Antoine n'umuhungu we niyo yita Bonaventure niwe watanze amakuru nyuma yo kutumvikana na se. Bari kwanga imirimo yahise itangira ko bashakisha ariko iyo mibiri ikaba ikirimo gushakishwa. Umusore yagaragaje ko araho abo bantu biciwe mu gihe cya jenoside. Ni igikorwa gikomeje kubera mu kagari ka Gahogo murenge wa Nyamabuye muri Muhanga guhera tariki ya 28 nk'uko imvange yabitangaje. Umuyobozi nshingwabikorwa murenge wa Nyamabuye Nshimiyimana Jean Claude yemeye amakuru yuko abantu 4 bamaze gutabwa muri yombi bakaba barimo kubazwa ku makuru ajyanye n'imibiri itaratanzweho amakuru ku gihe. Ariko nabonye se bavuga ngo n'uyu mugabo nawe yarabyemeye uyu musaza. Ngo bivuga ko bagiranye ikibazo icyo kibazo bagiranye. Ikibazo nanjye icyo nkubwiye ngo usome inkuru nta kirimo. Ndavuga ko we yageze ngo kuri riba kemera ati koko hano hari abantu bahaguye ariko ntago nibuka neza. Ni ibyo ngo amakuru avuga ko amaze gutangwa. Ayo makuru nyine yo ko hari imibiri iri hari yamaze gutangwa. Wa mugabo Nzamwita Antoine nawe yaregerewe yemera ko hari abantu biciwe muri uwo murima we nubwo atibuka neza iyo mibiri iherereye muri uwo murima. Hafashwe kandi uretse uwo mwana na se uwitwa Mukankiko Marie Jose w'imyaka 67 na Nyirarukundo
Ferikira w'imyaka 54 bakavuga ko nta makuru bari bazi kuri iyi mibiri kandi ko bose ari bakavukire, binavuga ko bafite icyo babiziho. Bivuga ko abishwe ari abageragezaga guhungira i Kabgayi bagahura n'abari bavuye kugemura mu bitaro bya Kabgayi bakaba ari bo babica. Ariko icyo bapfuye nyine ntabwo umwana na se kugira ngo iryo banga ry'imyaka 30 rijye hanze biragoye. Buriya mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha no mu rukiko iryo banga rishobora bayibanga siba kuko ubushinjacyaha buvuga ko bwamenye icyo kintu ariko ntibaragishyira hanze. Yego ntabwo baragishyira hanze, mu rukiko biba bishobora kuzamenyekana. Urumva uko iminsi ubundi nakubwiye ibintu byose ugenda ubitega igihe n'ibindi bizagenda bimenyekana. Harashize igihe gito tuvuze ibyavuye kwa consolation, haje ibingibi gusa ikintu gitangaje bo noneho nukuba byari bizwi mu muryango. Hano nta muntu wabihakana. Niyo mpamvu n'uyu muhungu nawe yatawe muri yombi. N'uyu mubyeyi yese abyemera. Amakuru nyine turi gukesha ikinyamakuru. Uyu musore we nawe yarabizi, none nta kuvuga ngo ntabwo nabimenye. Yaravuga ati none ubwo dushwanye papa reka mvuge na bya bindi. We ntabwo yari yiteze ingaruka. Gusa hari ikibazo umuntu aba ashobora kwibaza nanone ku bantu bakihishaho imibiriri. Sinzi ubushize niwe wavuze ngo bakwiye gushyiraho nimero y'ibanga umuntu ahamagara akagira gute, ariko nasanze hari ikindi kintu bagomba gushyiraho. Niba twabyita nk'ikigega. Ikigega cyo kwishyura. Urabona nk'uyu mwana ashobora kuvuga ngo hariya hari imibiri bakajya kuyishaka bakayibura cyangwa bakayibona, kimwe muri bibiri. Ese ibyangijwe bigenda gute? Ntekereza ko ari cyo kintu gishobora kuba kinatera ubwoba abantu cyo kubivuga, cyo gutanga. Donc nko kuba twavuga ko munsi y'i studio n'urugero hari abantu mu gihe cya jenoside kabikeka cyangwa ndakabikeka, ariko akareba agaciro k'inzu ati iriya studio nibayisenya njyewe ndafatwa gute wasenyesheje studio ushobora kugenda bakayibona cyangwa bakayibora bitewe. Mu gihe bayibuze rero ukavuga uti hakaba yajyaho ubundi buryo bwo kongera kurepara bya bintu byangijwe. Gusa ariko nanone hakabanza amakuru akabanza agacayurwa neza bakareba impamvu iri butume yanzu senywa, kuko niba ibyo bimenyetso bifatika, kugira ngo umuntu nshobora no kuza kubeshya kugira ngo baguha amafaranga cyangwa harimo ikindi kibazo kinziri mu manegeka kugira ngo igire, cyangwa se bakansenyera dufitanye ikibazo ari uko natanze amakuru y'ibinyoma gusa nta n'ibimenyetso bifatika. Ariko ngira ngo inzego mbere yo kugira ngo zijye gusenya cyangwa zijye no gucukura aho hantu ziba zigomba kuba zakusanyije amakuru yo kuvuga ngo bari bahatuye ni bande, ese mu gihe cya jenoside murabizi ko hari bariyeri cyangwa ico, ese ubwo busesenguzi ntekereza ko bukorwa na mbere yo keretse niba hari case wenda wabuzi case y'ahantu basenye bakabura case. Ntabwo navuga ko precisement, ariko ni ibintu utekereza ko bishobora kuba yagira ubwoba yagira, kuko nk'uyu musore ntabwo yagiye kuvuga aya makuru, ntabwo ari ubushake, n'umujinya babimuteye. Rero bagakwiye gushyiraho ikintu gituma n'umuntu aba afite ubushake nta n'izindi mpungenge afite. Kandi nawe ntugire impungenge ko niba inzu yawe isenywe uzi ko nibaburamo imibiri y'abantu kuko n'ubu ngubu hari abantu bagura ahantu hashyashya batabizi, hari undi muntu ubizi ufite amakuru akaba yanamara no gufata ayo mafaranga hanze y'igihugu akigendera. Yego, ubwo rero mu gihe hazaboneka umuntu utanga amakuru wa undi yaragiye wenda se yaranitabye Imana ntawamenya ngibyo, kuko urabona n'abantu bagiye gufungurwa benshi cyane, igihe cyabo kiragenda kirangira. Nabonye Nyamasheke ejo bundi hari abo bavugaga bagiye gufungurwa, nabo azaza hanze amara imyaka 5, 10 nyuma bimurya. Bizabaho nibafungurwa abantu benshi. Ngayo nguko muri make nibyo ngibyo by'umuhanga. Iyi dosiye no gukomeza, ni dosiye izakomeza, tuzakomeza kugenda dukurikirana uko izagenda. Aba baburana ni itegeko rivuga ko kurwanya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Hano rero kuba ari uguhisha ku bushake ibimenyetso bya jenoside n'ubufatanye cyaho, ubwo niba umwana yarabizi akaba se yarabihishe nawe agafatanya nawe kubihisha n'abari abaturanyi n'abaturanyi. Gahunda y'Ubwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda ngo ishobora gutwara arenga miliyari 900 z'amanyarwanda, ni amapawundi miliyoni 600. Amafaranga ariko nimwe yatekereza ni menshi cyane. Bagiti y'u Rwanda ingana gute? Menshi cyane ayo mafaranga. Bagiti y'u Rwanda ingana gute? Abari miliyari 500. Hano ni hafi miliyari 1,000. Bumva ni nka 1/5, hafi 1/6 gutyo approximately. Rero ni mpamvu nakubwiye ngo iyi deal ku Rwanda ni deal ikomeye cyane.
kuko iyo usomye wenda abantu usoma inkuru abantu bike abantu bagira ibyo bumvamo kugira ngo basobanukirwe. Ni ibiro by'Ubwongereza bishinzwe igenzura byatangaje ko gahunda ya guverinoma y'iki gihugu yo kohereza mu Rwanda bimukira bakinjiyemo binyuranyije n'amategeko izatwara miliyoni 600 z'amapaundi. Iby'amafaranga iyi gahunda ishobora gutwara ni ingingo yagarutsweho uyu munsi n'itsinda ry'abashinzwe kugenzura ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu mu nteko ishinga amategeko hariya mu Bwongereza. Reuters ivuga ko kugeza ubu hataramenyekana umubare nyizina w'abimukira bazoherezwa mu Rwanda gusa ko babarirwa mu bihumbi. Sawa, byo birahagije. Gusa abimukira ba mbere 300 ubundi nibo bateganya ku ikubitiro uwa 300 akigera mu Rwanda. U Rwanda ruzahita rubona miliyoni 120 z'amapaundi. Uwa 300 akigera mu Rwanda. Ubu ngubu rero batari baza. U Rwanda rumaze gufata miliyoni 240 z'amapaundi. Rurayabitse. Ubu bataraza no mwaka mu kwezi kwa 4. Rurayabitse cyangwa ruyakoresha mu kubitegura. Ibyo bizwe na ministeri bishinzwe. Kuko uribuka ko kuko mu masezerano bivuga ko nibataza bazayasubiza. Iyo ngingo irimo? Iyo ngingo irimo. Cyangwa hazarebwa niba bayasubiza. Iyo ngingo irimo, iyi raporo yabisobanuye. Yabisobanuye byose. Kuko nigeze nganira n'umuvugizi wa guverinoma wungirije arambwira ati hari ibikorwa biri gukorwa mu kubitegura. Ubwo rero ayo mafaranga nibyo bazabara sinzi ubu bazasubiza yose ariko hano birimo ko bataza hari bazasubizwa. Ruvuga ngo nubu bataraza mu kwezi kwa 4 u Rwanda ruzakina miliyoni 50. Muri uku kwa 4 kugera ku kwa 4. Umwaka utaha mu kwa 4 niwo bataraza rufata izindi 50. Baza bataza yo rugomba kuyafata. Nundi mwaka imyaka 3 rugomba gufata 50. Buri mu kwa 4 ubwo. Noneho nibaza buri muntu bazamubarira 150. Umuntu ku giti cye ku mutwe w'umuntu 150. Fata abantu 300. Bashobora no kurenga rimwe baramutse baziye rimwe uko 150 by'amapaundi. Miliyoni 150 zirenga ku muntu. Arimo kwiga kumwintegra kugira gute. Buri muntu bazajya bamutangaho n'ibindi bihumbi 600 oya 500 kugera ku sinibuka neza imibare amafaranga n'ubundi yo kuza mitiwere kugira gute. Ako noneho n'amafaranga ni mpamvu diru utagomba kuyumvira muri bari abantu gusa. Igomba kugira n'akamaro ku bandi baturage. Hari amafaranga agomba kuba arahariwe igice cyo guhanga imirimo mishya. Iyo mirimo ntabwo izabireba, ntabwo ari umurimo w'umuntu umwe gusa, ari umurimo wabari abantu 300 umuntu uzabureba abantu bose. Hari igice kigomba kujya mu kuzamura ubuhinzi bw'u Rwanda, agriculture. Ni mpamvu kuvuga ngo ugiye kubirwanya jya ureba ntuza yose. Hari igice kizaza muri ICT mu ikoranabuhanga mu kuzamura urwego rw'ikoranabuhanga. Hakaza no mu kindi gice kijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'iki. Urumva ni diru ifite ahantu henshi hurira n'ubuzima bw'abanyarwanda. Abanyarwanda bagomba kungukiramo mu buryo butandukanye. Hazarebwa rero ngo niba nta n'ibyaha bakoze abagomba kugera mu Rwanda. Ntago bakuzana n'umunyabyaha. Kandi u Rwanda rwifuje ko abaturutse Burundi, muri Kongo, muri Tanzania, muri Uganda ibihugu duturanye batazaza. Eka rero n'u Rwanda ruzajya rureba narwo ruzajya rukora vetting. N'impunzi zo muri Ukraine burango ntago zemerewe muri iyi gahunda. Abanyaburayi se hariya baza gutya. Ntago zemerewe. Abanyaburayi ntago baza gutya. Umuntu uzajya ugera hano agashaka kwigendera bazajya bamukubita 10,000 bye. Abijyane. Itike y'indege bazayibarira 11,000 ku muntu. Ubwo ni 21. Oya. Imuzana bayibarira 11. Sinzi niba ari u Rwanda ruyigura niba rinde 11. Yahageze agashaka kugenda ni 11. U Rwanda no gutanga raporo buri gatatu mu mwaka. Yanangiye kuba buri gihembwe. Bamaze buri mezi ane. Bamaze kuhagera ariko ukavuga uburyo abantu bameze abayemeye kuhaguma n'abagiye. Gatatu buri mwaka rugatanga iyo raporo. Amafaranga yo kwishyura ngo ni ku gihe nta bintu byo gukererwa. Wayumvise n'amafaranga agomba kuzagera kuri iki ngiki kandi iki gihe bari kubara ni ya myaka 3 nibyo bishobora kuzafata ibihe birebire. Miliyari 1,000 z'amanyarwanda, miliyari y'idolari. Urumva nakubwiye ngo ubundi ufite ubihuza na budget y'igihugu n'umwaka wose ubona ukareba ayo mafaranga arimo. Urumva ntago ari diru u Rwanda rwakwitesha nawe kujya kuvuga ngo urajya kuyirwanya. Hari ibintu ugomba kubanza ukareba. Ikindi burasa hari ikindi umuntu atababwiye kirimo gusa igihe u Rwanda igihe bazazira byo ntago kiramenyekana. Noneho rero rura rukiko rwo mu Bwongereza cyangwa bo mu nteko nibabyanga nta kibazo. Niba tabyanga
babyemeye gusa hari andi mafaranga u Rwanda ruzahabwa nayo. Bavuga ati diro noneho ibaye dani turabyemeye hari amafaranga bazahabwa. Ni diro nabonye mbona ko ariko ngo ibiro by'Ubwongereza bishinzwe ubugenzuzi byagaragaje ko aya mafaranga ashobora guhinduka bitewe n'umubare nyirizina w'abimukira. ibyo nakubwiye ibi ngibi biri kuba rwabibarirwa kuri 300 nibiyongera kuko hari nk'ibindi bintu hari nk'amafaranga bazajya babatangaho yo kwiga ikinyarwanda yego yo kuyentegra kujya abarimu bo kwigisha ikinyarwanda namwe mugiye kuba benshi kujya muri siporo. Urimo urabyumva rero ushobora kuzashiduka abo bose babahaye amatike yo kwinjira nko ku mikino ya football cyangwa ya basket iki cyangwa no kujya muri za gym gukora kujya mu bitaramo kujya hehe gusa n'abantu bazaba n'abantu bazaba babayeho mu buryo bugize butandukanye. Ngibyo muri make ari umuntu cyo no gusaba nyine leta nayo izakora uburyo ayo mafaranga ni menshi ku buryo buri munyarwanda wese yaryaho ugeze kutubwira ngo yacoga mu twese tuzayaryaho nta n'umuntu acyategereje. Bavuga ko dushobora kuba twarayiriho mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko igihugu gishobora kuyarekipera kikayaguramo imbuto z'ibigori bakazibaha ikigori uguze hariya kikaba akugezeho mu buryo burendireka cyangwa ngo bagashyira nkunganire mu ifumbire cyangwa harya inkunganire kuri tagisi mwayariye umwanzi mukunze rega mwarayariye bajya babisobanura tumenye ngo ntariya kuko abayicanze ari menshi ay'imisoro ay'inkunga ubwo se wapfa kuyacagura ntarayacagura haba hari imisoro ay'inkunga y'amadeni bajya bacangura batubwira ati aya ngaya ayavuye muri raporo ko yari decentralize cyane inkomoko y'amafaranga hano si bizwi agiye mu kintu runaka cyangwa akaba ari twe tudasoma bayacangura Yaya Diallo utavugaga rumwe n'ubutegetsi leta ya Chad yemeye ko yishwe uyu akaba yari mubyara wa perezida Deby Itno Mahamat. Uyu nguyu uri ku butegetsi ubu ngubu uyu nawe ngo ibintu byabaye ni nk'akavuyo havuze amasasu ku rugo rwa perezida ni ku rugo rwa perezida ni kuri perezidanse ku biro bishinzwe amasasu ariko uyu nguyu akaba mbere yari inyeshyamba. Uyu ngo yanashatse kwica umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga ishyaka rye ryavuzweho gushaka ariko rirabihakana mbere yari inyeshyamba baramubwira ati rero twebwe ni leta ishyize hamwe uzi ko umuhuza ninde ni Tshisekedi mu bibazo bya hariya baramubwira ati nta kibazo ngwino we tuguha akazi ube minisitiri tugiye hamwe tuvuge rumwe araza ariko igihe cy'amatora kigiye kwegereza ishyaka nawe akabona afite imbaraga kuko nawe n'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi ukomeye ati oya ati nanjye nziyamamaza ku giti cyanjye akavuriro rugatangira gutya na mubyara we ubutegetsi bamubwira ubutegetsi nta muntu bwigera ngo aburekere undi baze nababyara n'umwana wawe iyo bize ku butegetsi byabyara byo birasanzwe kandi tujye tubona hariya hari undi ushaka kugaragara nta kibazo gihari n'umwana wawe iyo bije ahangaha ku butegetsi ngo yari ibindi bindi sinzi niba ari inkuru mpamo niba ari story baduteye tukiga ngo umwana yabwiye ise yari perezida isaramatse mwana wanjye n'ukuru uzabike ati nzaba perezida inkuru nyine irangirira ngo hari n'uwarashe umwana we ngo ari mu myigaragambyo imurwanya ngo aramwirasira kugira ngo atange urugero. Uyu nguyu rero ngo havuze amasasu ku biro by'iperereza yego birangira ngo amasasu arangiye ahubwo yimukira ku biro by'ishyaka ry'uyu mugabo. Uyu mugabo ngo yahise ajya kwihisha ku biro by'ishyaka niko mu nkuru bavuga hanyuma mu gukora retaliation nabo kujya kwihorera ubwo butegetsi nyine kujya gushaka abakoze ibyo ngo yagerageza kurasana nabo ngagerageza kurasana nyine impande zose nizo nzego zari zije kumuta muri yombi cyangwa se nabo kwihorera baramwica uyu mugabo yari afite imyaka 49 apfanye inyota yo kugitegeka ariko ngo byateye ubushyamirane mu bwoko bw'abazagawo mu bwoko bwabo kuko urumva nababyara bavuga mu bwoko bumwe yego n'ubundi icyo gihe ubwoko bwaracitsemo kabiri iyo mu bwoko mwananiwe kwihitamo bayobora n'ubundi bwacitsemo kabiri gusa urupfu ruza ari ikindi kintu ariko ubundi mu bwoko baba bakwiye kubamo kiyongoza umwe yewe niba byarabananiye mbere bikagera aho umwe apfa ni ikibazo ni bya bibazo nyine by'imitegekere bikomeje muri West Africa. Wabonye ko umushuti wawe yemeye ko agiye kuburekura ariko asiga abantu mu cyuho Makisari avuga ati tariki 2 z'ukwa kane ibintu bya Makisari ntabwo bisobanutse ashyiraho n'itariki y'amatora ngo ni tariki 2 z'ukwa gatandatu nyuma y'amezi 2 rero abantu bazaba bategeka ntabwo bisobanutse ese ku itariki 2 azarekura ubutegetsi hanyuma kugera mu kwa gatandatu abe ari inde
nicyo kintu abantu bategereje kureba, ashobora kuzashyiraho inama y'inzibacyuho ibitegeka. aha muri Chad naho mu kwa gatanu hari amatora ngira ngo ku itariki 6 niba ntibeshya, biteganyijwe ko nayo yateranyije aba babyara bombi, biteganyijwe ko rero ngo ubutegetsi bwabo bizasigwa bweguriwe abasivili. kuko ubu ni agatsiko ka gisirikare, itsinda ry'abasirikare bayobora by'inzibacyuho ntabwo kahiritse, kuko perezida yarishwe bahiritse itegeko nshinga, yarishwe irashe, bahita bajya bakora akanama bati muri tube duhagaritse ibintu byose tuyobora igihugu dutegura amatora mu buryo bugize, kuko n'ubundi ni inyeshyamba zari zateye, kandi Idriss Deby akimara gupfa inyeshyamba zimwe zahise zemera kwihuza n'ubutegetsi. iyo diro yari sawa cyane, yo kwica umuntu umwe mugahita mwihuza n'ubutegetsi. N'isundi uragira ngo niwe wenyine wapfuye, kandi nawe ngo yarasiwe ku rugamba, kandi babyibuka muri 2016 hano i Kigali yarabivuze ati ngewe nzagwa ku rugamba nagiye kurwanira igihugu cyanjye. yaranabivuze ati bajya bavuga ngo ndi umunyagitugu, ariko ngewe ni nkunda igihugu, ariko nabura kugikunda uri umunyagitugu, niko hakira diro yari ipanze neza. ntabwo nemera ko ari diro. none se ni gute umuntu apfa ari umwe, ari perezida w'igihugu, ari marshal, agapfa ari umwe, intambara igahita ihagarara, hanyuma izari inyeshyamba none se urashe perezida undi waba ushaka kurasa yabarinde? none se ntuzabone yagiye ku rugamba, ntitwamubonye Abiy Ahmed minisitiri w'intebe wa Ethiopia kuba atamurashije. marshal shaka ku mirongo y'urugamba imbere, wenda Abiy Ahmed nawe ari ku murongo w'urugamba imbere, nawe ari kumurusha imbere, si yanabaye hano se ari umusirikare, ndabizi, ariko se yari imbere, aho guhagarara ni Idriss Deby rwose itima. gusa bavuga ko umuntu wamurashije ari inyuma yatari mu bari bahanganye, kandi bavuga ko rwose ari abafaransa bamugambaniye kugira ngo ko bari bamaze kubona ko ngo ubutegetsi bwe butangiye kutumva imirongo migari yo guteza akajagari muri Sahel. Ce sont les zombies muri Sahel se muri Sahel, ariko urahakunda muri Sahel urahakunda, nisiko inyeshyamba zihaba zananira nta muntu Traore azazihaga maze Traore se buriya niwe umuntu zihangayikishije cyane mu ntara uriya wa Mali. Mali ariko no muri Niger ntago. Oya Niger ko Bazoum yari yazishoboye. Bazoum yarazimetirizaga, ariko ubwo nuko yatangaga inzira yo kujya kudestabiliza abandi. hempereye kuko wavuze ko intuza ko Ubufaransa ko ari bwo bwakoze iyo diru, ukabona ko Bazoum yari umwana wabo, ushobora guhita wumva n'impamvu Bazoum bavuga ko yari yarazimetirije. Nabyo wabihuza. Reka dusoreza dusoreza twifuriza abantu kugira weekend nziza. Tubifuriza weekend nziza, abazajya mu nsengero tubifuriza amateraniro meza, n'abadivantisi b'umunsi wa karindwi muzagira isabato nziza, abazajya muri siporo ku cyumweru bazagira siporo nziza. Tuzasubira kwa mbere mu kiganiro nk'iki, ariko muri iyi weekend ibindi biganiro birakomeza byinshi cyane biryoshye, byegeranyo ibiganiro no byose. Hari abantu bari bambwiye ngo tuzabakorera ibyegeranyo ku bihugu bitegetswe mu buryo butangaje, bavuga biriya bya Korea ya ruguru, bavuga Eritrea, ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri iyi weekend ngira ngo icyo kintu turagikoraho, nimba Rwanda ariko uzarushyiramo, nimba ndi soba Rwanda uzarushyiramo bitegetswe mu buryo bwihariye. Bashakaga kuvuga ibintu nka bya dictature nyine, aho perezida avuga ati nta kintu cyemerewe gusohoka ntakizi, nta muntu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nari ngize ngo ni ibihugu byashyizeho imiyoborere uburyo bwihariye kabisa. Hari niba mvugana n'umunya Eritrea uba muri Uganda, ngira ngo ampe interview ninyibona nayo nzayishyiramo. Byaba ari byiza ushyizemo umuturage wabo uko bibona. Ikibazo hari igihe usanga nk'uvuze iyo tugiye nko mu bintu by'itangazamakuru, ushobora kuvuga turano utavuga rumwe n'ubutegetsi, kuki utabajije noneho uri ku ruhande rw'ubutegetsi. Ibyo bintu byo kubaransa bikagorana, amahame mu itangazamakuru akigoye. Umuntu bamufashe yiba arabyemerera, ariko avuga ati kuki utabajije aho yibye, niba kuko kuki utategereza icyemezo cy'umucamanza. Dusoreza hamwe. Akoze cyane Rashid, wakoze kandi uzagira weekend nziza. Mu binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko turushaho kuyasesengura.
se ahantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye na Kongo. ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.